nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Happy Kids School ifite abarimu b'inzobere batanga amasomo mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tutibagiwe na creche ndetse n'amashuri abanza ariyo primary school. Mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tubafitiye amashuri yose uko ariyo baby class, middle class na top class. Mu mashuri abanza cyangwa se primary school tubafitiye kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. Nuzana umwana wawe muri Happy Kids School uzamuzanye amaboko meza y'abarezi b'inzobere muri uyu mwuga. Iri shuri riherereye hari Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri cricket neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83 cyangwa 0788 45 96 zana umwana wawe ku ishuri ry'icyerekezo cy'ikinyagihumbi. Good morning once again. Good morning, teacher Serrano. Who can tell us why we are here? Yes? We came here to bake. So this is the part of summer camp session where we are coming to learn how to make donuts and how to make blades. Do you understand? Yes. So for our first session, we're going to welcome Chief Vensa to tell us more about this, okay? But he'll be using some kind of Rwanda. I hope everybody will be getting what he means. Yes. Okay, let's start. Vensa, welcome. Ibikoresho twifashisha iyo tugiye gukora amandazi, cya mbere duheraho ni ifarine, cya kabiri dukurikizaho tugomba kuba dufite amata, tugomba kuba dufite ikirungo kigomba kujyamo bita capamandazi, tugomba kuba dufite umunyu, ndizera nta muntu utawuzi, tugomba kuba dufite amavuta bita chipusi cyangwa se bureba, tugomba kuba dufite isukari, tugomba kuba dufite umusemburo bita capamanda, umusemburo bita angela cyangwa se pakimayi. Ni ibyo bikoresho tugomba kuba dufite n'amagi. Ibyo nibyo bikoresho tugomba kwifashisha. Tugiye gukomeza rero, na amagi agomba kuba hari. Noneho tugiye gusaba, tugomba kuba dufite na mashini igomba kudufasha kuza kuvanga bya bintu byacu. Mwabyumvishe? Tugiye gusaba rero umuntu umwe arajya amanika urutoki, noneho tumwereke ikintu kimwe agomba kutuzanira akagishyira mu mashini. Ndasaba umwe. Yego, wowe mumuhe umwanya atambuke.
uradusukiramo aho mu mashini. Yego, itonde neza buhoro witonze, yose uyishyiremo nta kibazo. Urakoze cyane. Turasaba undi. Yego, wowe baguha umwanya utambuke, koresha ayo mata nayo uyashyiremo. Suivez là-bas, suivez. Turasaba undi, wowe isukari. Yego, turasaba undi. Yego, undi wowe. Ya mavuta yacu. Yego, turasaba undi. Yego, wowe w'inyuma. Yego. Yego, turasaba undi. Wowe. Uwo. Yego. Turasaba undi. Turasaba undi. Reka dukoreshe n'umwarimu umwe nawe adukorere iki gikorwa, ashyiremo amagi. Wakomaho na noneho mwegere inyuma hariya twese tubashe kuba tureba ya mashini yacu. Noneho tugiye gutangira gukora ya mandazi yacu kuko ipate twari dukeneye turayibonye. Turajya tugira dutya tubegereze, ufata agapate mu ntoki warangiza ukagacisha muri iki gikondo cyawe, kakazamukamo kameze neza, ari akabenya kameze neza, ukakarambika. Ndashaka ko buri wese agenda abikora, none akatwereka akakuyemo. Buri wese afata ipate ashobora gushobora, noneho nurangiza ukagire neza, ugatsindagire, usohoremo akabenya kameze neza. Buri wese agenda atwereka akukuyemo, ugashyire imbere yawe turebe. Yego, mwese twongere.